Ubuzima bwanjye ni igitabo kiri mu rurimi rwanjye bwite. Wimvuga utibeshya. Ibyo mvuga, ibyo nkora, uko nambara, uko ngenda, ni njye njyenyine n'uba ufitiye ubusobanuro buhagije. Umuntu ni mugari. Ikindi kandi umuntu ubasha kurebesha amaso si we ndiwe. Njyewe ukuri ndimo imbere. Nta muntu umenya undi. Natwe ubwacu bidusaba umwanya utari muto kugira ngo tubashe kwisobanukirwa. Iyo ndebye rero ukanyibazaho, unyumva cyangwa usobanukirwa bitewe n'imyumvire yawe. Urugero, ushobora kubona mpobeye umusore. Ugahita uvuga uti, wa mukobwa yaciye ibintu. Ni indaya. Wabona uwambaye ijipo ngufi, bikaba uko. Have wimvuga. Ukuri mutekereza cyangwa umvuga nicyo gisobanuro ufitiye uwambaye atyo cyangwa ukora ibyo. Wowe uvuga abandi, begere byibura uvuga ibyo bakubwiye. Bitabaye ibyo urimo uraha abandi ibinyoma. Urimo uratanga imyumvire yawe ku bintu bitandukanye ubonesha amaso. Ururimi rukoze iki gitabo nanditse gifite umutwe w'ubuzima, ni njye ngisoma nkanacyumva. Soma icyawe, nanjye nsoma icyanjye, niduhura twungurana ibitekerezo. Turebe niba hari impapuro nasiba cyangwa wowe waca, hanyuma dufashanye. Nukenera gusangiza abandi ibitabo bitandukanye, jya uhera ku cyawe. Nicyo cyonyine ubasha kumva ugasobanukirwa neza hatarimo gushidikanya. Mureke tubeho, dutanga inkuru zubaka.